mwongeye kwirirwa ni Kaneza umugabo kuri YouTube channel Menya Uhinduke. Nongere mbaye ikaze kandi nkomeza kubashimira abantu mudahwema gucikwa n'ibiganiro byacu mukomeza gutegurirwa mukagizwaho na Kaneza wa mugabo. Mwiriwe, mwaramutse, nizere ko mumeze neza. Mbasuza mwaramutse kuko harukurikira iki kiganiro bukeye bari mu gatondo ndakaba yacyumva ni mugoroba, niyo mpamvu abani mugoroba mbabwira nti mwiriwe. Ariko muri rusange nzajya ngira ngo mbabwira muriho mukomere. Uyu munsi rero indi vitamine tugiye kwiga kugira ngo urukundo rwacu rukomeze rugaruke mu mwimerere, turugarure rukomeze rutohe. Tugiye kureba inyigisho igira iti kurinda urugo rwawe, kurinda urukundo rwawe. Karibu rero tujyane kuri iyi vitamine kuko ni ngombwa cyane ko tuyibukiranya. Nashimira cyane abashyira mu bikorwa kuko bagenda bambwira, hari abansangiza bakambwira ati inyigisho zawe zimaze kumfasha ibi n'ibi, nsigaye mbishyira mu bikorwa nkabona bimaye umusaruro. Murakoze cyane, ni ukuri izo good feedback ndazikunda. Kurinda couple yawe, kurinda urugo rwawe ni inshingano ikomeye cyane dukwiye kwibandaho kandi tubigira ibyacu twembi, atari bwana gusa ngo bireba. Umugore ubereye urugo rwe amenya no kururinda. Barurinda bate rero? Ese mbere yuko tureba uko barurinda, kuki ubundi tugomba kururinda? Nuko tuzi ko abantu twese ntabwo duteye kimwe burya. Ntabwo twese tubona abantu bikundaniye ngo bidushimishe kimwe. Hari bamwe birakaza b'abanyeshyari bakabyanga ndetse bagakoresha uko bashoboye imbaraga zose ngo babisenye, kandi koko bajya babasha kubigeraho bamwe na bamwe. Icyo rero nicyo gituma dukwiye kwiga uko twarurinda mwene abo bantu bafite izo kamere mbi zo gusenya ibyiza by'abandi. Kurinda urugo bihera nanone mu myumvire yawe, ukarurinda mu biboneka, ukarurinda no mu bitaboneka byarwo. Usabwa rero kumenya ibyo umukunzi wawe akora byose, uburyo abikoramo, ukabyitaho. Warangiza ugashaka ingamba wakoresha kugira ngo urinde icyahungabanya imishinga yose ateganya. Niba hari weakness, imbaraga nke runaka agira mu kazi, ukiga kumurinda kuba yafata icyemezo kimuganisha kuri za ntege nke ze. Urugero, niba uzi ko umugabo wawe ari umuntu uhimbarwa cyane ku buryo iyo yabonye amafaranga, urugero natanga wenda akamfata nka 1,000,000, ukaba ubizi neza ko umugabo wanjye kuba afite 1,000,000 byanjye bikunde araruhuka, aranyurwa, ari uko ishize, ari uko ibaye zero. Uwo bahuye wese amusengerera ku buryo ejo bucya mumeze nk'aho mutari mufite ya 1,000,000. Icyo gihe rero wirinda kumurinda kuba yagenda afite nk'ayo mafaranga, ukamugusha neza ku buryo atagendana ya ATM card ye niba ariyo akoresha, cyangwa cash, ubwo ndavuga amafaranga afatika mu mufuka, kuko urabizi neza ko nagenda aragaruka avuga ati nayamaze rwose mugore wanjye, kandi byagiye ntibigaruka. Ko utari bumwice se, urarakara nyine birangire, kuko uzi ko niko yimereye. Nk'ibyo rero utabimurinze muzahora mu byo bita za manka, guhora mu bihombo, kandi wari ukwiye kubimurinda ku buryo abona akamaro mufitiye kuri iyo ngingo. Urundi rugero, niba sheri wawe ari umwana mwiza, so kind, mbese usabana cyane, niko nabyita, ku buryo ubahuye nawe wese aba yumva yamufasha, yitanga, bagahora bitabira ibintu byose. Noneho abagore ba hano hanze bamwe na bamwe, ariko cyokoze n'abakobwa bakunze kuririra kuri iyo kamere cyangwa kuzamukira kuri iyo character nk'iyo, bagatangira kuba bashyanukaho ku mugabo wawe, ugasanga bashaka kumushukashuka n'ubuhesi bwabo. Noneho ugasanga rimwe na rimwe nyamara bwana uwo mugabo wawe we nta n'ikindi atekereza. Kuri bo abagore bose abafata kimwe pe, nta kibazo agira, kandi nta no guca inyuma abagambiriye, kuko si ibintu bye ntabwo bimubamo.
ariko ukwiye kubirinda nk'ibyo hakiri kare. Niba uzi ko umugabo wawe ari uko ameze, ari umuntu uri social, uri so kind, umunyamahoro, kandi abagore bo niba babonye umugabo amusekeye, tuvuge mu gihe mu bukwe umugabo wabonye nk'umuntu w'umudamu araje huzuye, aramuhagurukira ati wowe icara, aragusobanurira ati sheri reka uriya mubyeyi tumureke yicare ngiye guhagarara ndi umugabo, ugasanga uwo mugabo ashatse kubifata for granted ngo uriya mugabo ahari wabona yankunze niyo mpamvu yampagurukiye, kandi mu mutima w'umugabo we nta naho biri, ni uko gusa yamwubashye abona uri umugore. Cyangwa se akaba bari mu muhanda bagenda, umugabo ari utwaye akabona umukobwa agenda n'amaguru atirika muhe lift kuko imodoka iri empty, ugasanga uwo mukobwa ejo abigize birebere aturiya mugabo kuba arampaye lift we arankunze, nyamara umugabo muri we reka nuko yarashatse kumuha lift, nyine yashatse kumugirira neza. Icyo gihe umugabo iyo afite umutima nk'uwo, ari ibyo ni so kind, umwana mwiza cyane, urabimurinda hakiri kare. Ndetse n'ubuzima tubayemo couple nyinshi zihorana amakimbirane nk'aya, ukwiye kugenzura uko umugabo wawe abamugana babanye, isabanya ate n'abantu bamusanga. None iyo witoje gusesenguranya byo, ugira icyo bita kurondora. Nubwo iryo jambo kurondora tubiziho abakristo, ariko burya ni ibya twese. Iyo ubonye umuntu udasobanutse mu buzima bw'umugabo wawe cyangwa bw'umugore wawe, ukwiye guhaguruka ukabisenya, ariko atari intambara y'amaboko, udasakuje, kuko nutagira icyo ukora ejo bigatanga results ziri negative, umusaruro mubi, uzatangira uvuga uti kandi uriya muntu narabibonaga ko yari agamije ibi n'ibi, yewe nene yabonye uburyo yarebaga sheri wanjye, nene yabonye ibintu amwihereshwa, none se ko wabibonaga wakoze iki? Ntacyo kivuze rero, byabaye. Simvuga gucungacunga cyane umugore wawe cyangwa umugabo wawe, hoya, ndavuga ko udakwiye kurangara ngo udamarare n'iyadukana inshuti runaka mu buzima bwe. Ukwiye kuyirondora, nubwo yaba ari umugabo mugenzi we ye ashobora kubasenyera, reka ntimubizi, kuko cyinshi usanga umugabo wawe yari yimere neza, noneho yahura n'abantu badasobanutse mu buzima bwe bagatangira kumutoza ibindi bintu, usibye ko ntabwo njya nemera ko umuntu yanduzwa n'abandi ingeso mbi. Ibyo ni ibindi tuzabiganiraho ubutaha. Buriya ahubwo waba worosoye uwabyukaga ugasanga atangiye guhinduka nabi, yaragusize umwuka, kandi mwari muri kumwe ukamutekereza kimwe, mureba ibintu kimwe, ubwo yagiye uri muri wa mwuka. Niho mvuga ko nabyita yagusize ate, ko mukwiye kuba mugendana igihe cyose. Nta muntu ukwiye kubinjirana niba uri maso koko. Iteka iyo usinziriye nyine baraza mu mama wawe bagateramo izindi mbuto, ejo wajya gusarura byumvikana usanga hamezemo izindi kandi mbi, ugatangira uti dayimoni, reka nsenge, reka niyirize. Hoya, warasinziriye, wararangaye. Ni ukuri abagore cyane cyane dukwiye kuba maso, ibyo twateye akaba aribyo dusarura, sibyo? My sisters, rwose aka kantu kumvikane neza. Ndetse nawe ukirinda kwinjiza mu buzima bwawe wowe madamu abashobora kubahungabanya cyangwa bakaba babangamira uwo mugabo wawe. Rega bibaho. Mbere yuko wereka umugabo wawe inshuti yawe kugira ngo imumenye, banza ugenzure neza niba koko inshuti yawe ikwiye umwanya ugiye kuyiha, ikwiye kuba yapresentwa imbere y'umutware wawe. Kandi akenshi twerekana twabatatse, utisheri wanjye, uyu mudamu, uyu mukobwa ni inshuti yanjye cyane, ni umwana mwiza cyane, twarabanye, nifura, ukabibyinirira, ukabisiga amarangi, reka sinakubwira, ukavuga. Hashira nk'amezi 3 ugatangira akabazanira ibibazo, ugatangira mukisubiramo. Ubwo ufite ikibazo ninde? Reka mbaye noneho hano urugero rufatika, ni urugero kakoresha amazina kugira ngo tujyane neza. Reka mfate tuvuge couple yitwa Kamanzi na Kundwa. Uko byumvikane, Kamanzi ni umugabo, Kundwa ni umugore, barakundana cyane, barumvikana. Noneho Kundwa azanye Nadine nk'umukobwa w'inshuti ye, ayeretse Kamanzi umugabo we. Nyuma y'igihe gito Nadine atangiye kugirana ubushuti bushyushye na Kamanzi wa Kundwa. Havutse ikibazo, ubwo nyirabayazana ninde? Byari kuba byiza iyo abatwaganiraga live mukama nk'igisubizo. Nyirabayazana ninde? Ni Kamanzi wa mugabo bararikiye
ni kundwa wararikiye. Kamanzi yararikiwe, ni Kamanzi wararikiwe, ni kundwa madame wazanye Nadine, ni Nadine ni ubaye nyirabayazana ninde? Njye igisubizo cyanjye ni kundwa, kuba yarazanye Nadine atabanje kumwiga neza niba koko akwiriye kwinjira mu buzima bwabo, niwe ufite ikibazo. Rimwe na rimwe abagabo tubarega byinshi birenze, nubwo yego nabo hari uko bitwara bitari bikwiye kuba byari kubyara ikibazo, ariko ni kundwa biteye. Yajyanaga he Nadine mu buzima bwabo atabaje kumusesengura neza. Nukuri mujye mwirinda gutoragura abo mubonye bose. Impamvu mbyise gutoragura tujyane neza nuko gutoragura umuntu atoragura ibyigenza, umuntu atoragura ibyabaye byinshi, ibiraho byose nyine, ibidafite agaciro, bidafite umumaro. Ubu se zahabu wayitoragura? Kuki utayitoragura? Nuko ari imboneka rimwe. Rero n'inshuti yawe iyo ari inshuti nyashuti, ukwiye kwereka umutware wawe, ukwiye kwereka umugore wawe, ntabwo upfa kuyitoragura. Ibihenze kandi nta kibazo yagutera burya, kuko ibisobanutse. Ibitera ibibazo nuko yabyatoraguwe. Tuvuye ku nshuti, dushobora kujya no mu miryango naho tukareba. Umuryango yaba ari uwawe, yaba ari uwa bwana umugabo wawe, nta n'umwe ukwiye kugira uruhare mu bumwe bwanyu, keretse wenda igihe mwashatse kubagisha inama. Naho ubundi nakubwira nti funga, kinga, urinde ubumwe bwanyu, kuko nubwo umuryango wawe mama ukunda wavutsemo, ariko burya si bose bishimira urugo rwawe. Reka si bose pe, cyane cyane iyo mwikundanira n'umugabo wawe biryoshye bitoshye, niko abanzi baba benshi. Ntimwabibonye? Kuko bamwe na bamwe byabananiye kubaka, baba bashaka gusenya ibyanyu kugira ngo mubasange nyine muri ya club, niba ariko nabyita, kuko bo barasenye, namwe nimuze musenye mwumva uko bimeze, muze muse nabo. Niba kibazakubwira bati inshuti yanjye uzirinde ibi n'ibi mu rugo rwawe, dore nibyo byansenyeye, akaba yaguha ubuhamya bw'icyatumye asenya, akaba yewe yanakwemera uruhare rwe mu gusenya kugira ngo agufashe. Sinzi ko bibaho rwose ko hari umugore mugenzi wawe yakubwira ati rwose uramenye ntukajye uba ingare, jyewe nasenye kubera kuba ingare ku mugabo wanjye. Sinzi ko umugore yakubwira ati uramenye uzirinda ikintu cyo kubeshya, burya nasenye kubera kubeshya, umugabo wanjye namubeshya inshuro zitabarika, bituma kwihangana kumurangiramo twarasenye. Uramenye ntuzamuce inyuma, kuko jyewe narabikoze, narabonye nibyo byansenye. Nta muntu wemera uruhare rwe muri divorce, ni bake cyane n'ukuri. Mwene uwo ngo rero umubonye uzamugumana, ariko abenshi akubwira ati abagabo ni byinshi, kuko buri muntu burya abenshi ariko mama reka twe kugeranya. Iyo ari mu bintu bibi bayumva nawe waza ukamusanga bikaba bibi. Urugero ni nko kubona business runaka nziza yagukiza mu kanya gato, ariko ukaba nta gishoro, nta capital ufite yo kuyikora. Kuki utabwira umwe mu bavandimwe bawe bafite iyo capital, cyangwa inshuti zawe, bo rwose bakaba bakira, ushaka mwese muzagwe muri uyu mujyi muri abakene? Ubwo n'ubwenge buke rwose. N'urugo rero nuko nguko nabigereranya, nuko nguko wivuga ngo mwese dusenye. Niba warasenye wishaka ko n'abandi basenya, ukwiye kwirinda abagore bamwe na bamwe basenye, kuko abenshi babuzuye agahinda, buzuye ishyari, babuzuye amaganya, bakinangiye umutima wo kwemera ko ari bo rimwe na rimwe babiteye. Nongere nti bamwe na bamwe, kuko si bose. Hari ubwo rwose aba yadivorcinze, wenda ari umugabo wamunaniye, we yari yarabaye mwiza. Abo rero ubagize inshuti, ndakubwiza ukuri, mwe nabo ngabo buzuye amaganya bashaka mujya muri group imwe, urarangiye. Kuko n'abagabo rega badivorshije ni bake bazabwira ati inshuti yanjye uramenye umugore uzamurinde ibi n'ibi, kuko jye nasenye kwa umugore wanjye nakoze ibi n'ibi. Ni bake nabo, ahubwo buri wese aba yigiza hirya urutoki arushyira kuri mugenzi we. Ugasanga abo rero iyo bagize inshuti, nk'uko nabivuze ko uburangiye, azatangira kubwira ko umwe ni umugore, akubwira ukuntu abagabo bose
baremwe kimwe nkaho ari we Mana baremwe, akubwire ko bose baca inyuma, akubwire ko bose babeshya. Niba bwana wawe hari ibyo gukorera byiza, akubwire ko ari iby'igihe gito. Ati umugabo wawe mbabarira, ntubone ngo aragukunda, ngo uhaye imyaka 2 uzabumbwira. Nanjye nuko byari bimeze tugishakana, usiku nari ameze ambwira buri kintu, buri kintu, ntibyaje kurangira nabi. Ibyo ngibyo irinde rwose, ni inyungu zawe. Abakugana bose bakubwira ko bakunda couple yanyu, siko bavuga ibisa no mu mitima yabo, ibyo tubimenye. Irinde rero, ntugakangwe n'amarangamutima y'abantu. Wige kuba umujyanama mwiza w'umutware wawe, wirinde gutuma ajya kugisha inama hanze, kuko bizatuma abona ko ukennye bikabije mu bitekerezo. Uburyohe mwari mufitanye usange bugiye bugabanuka. Rinda urugo rwawe mu byo uvugana n'abantu, iki nacyo nishimangire. Ntugakunde kuvuga uko mubanye birambuye utanga detaye. Ushobora kubivugaho kuko hari ubwo abo bibwira ubu bafashe, nibyo pe, bakabakora nkawe, bakarushaho kubaka neza. Ariko wirinde kwasama, wirinde guhora washyize kuri za social media couple yawe, uhinduranya buri kanya, wereka isi private life yanyu kandi batanabigusabye. Yewe dore ko imbuga nkoranyambaga nazo zabaye nyinshi. Rero umugore umunyabwenge, umwanya w'ibyo ntawubona. Erega bisaba umwanya nabyo, n'akazi, gupostinga n'akazi rwose. Kuko abahuze, uwo mugore umunyabwenge w'abahuze atekereza igikomeza urugo rwe, ashishikazwa no gushaka ibirungo byiza byo kongera urukundo rwabo. Abahuze ashaka kumenya kurushaho uko aho uburere bunogeye abana babyaye niba baragize uwo mugisha, uko ahingira urukundo rwabo. Abahuze mu kuguma mu isano afitanye n'umugabo we, umutima we uhora ukonekta n'isanzure, akomeza ahishurirwa, niho arangarira, niho yibera, ntabwo abasha gusohoka muri iyo environment. Ariko yuri bored, kwa kundi umuntu yumva ngo nabuze icyo nkora. Nibyo nyine ushaka za social media zikagufasha gusunika umunsi ngo urebe ko bwira bukanacye, ugashyiraho urugo rwawe isi yose ikarubona nk'uko nabivuze. Kuko rero cyane abagore benshi dukunda no gutakwa, ndetse maze iyo comments zitangiye ngo mbega couple nziza, murakeye we, nibyo urabikunda, murakeye, ugaburira amarangamutima yawe, ugaburira irari ryawe, ukagira likes nka 300 mu isaha imwe, ukishima. Kandi nyamara abo bose ugiye umutima wawo bakomeje kubwira couple nziza, murasa neza, murakeye, usanga mu mitima yabo bari nko kuvuga se nk'ubu uyu yabuze icyo akora, uyu yarasamye gusa. So kuba ari kumwe n'umugabo we basohotse, so usibye ko bavuga batavuga, ibyo ntibikureba kuri wowe, ndabizi. Abenshi muvuga ngo wowe wakoze ikiri ku mutima wishimishije, ariko bibaze mu by'ukuri niki kigutera ishyaka ryo guhora werekana couple yawe kuri social media, cyane abagore bamwe na bamwe rwose. Aho kugira ishyaka mu biduteza imbere turi mu mafoto, nibyo twirirwamo, kandi twagombye gushakisha ibidutera imbere, duteza imbere umuryango dufukamo, duteza umuryango twashatsemo, duteza imbere igihugu. Ariko uri muri aho mwagiye hose werekana uko mubanye, werekana ku buryo niyo mwashwanye umuntu arabimenya. Kandi nyamara benshi ugenzuye nta nubwo baba bakundana nyabyo. Ni bimwe bita mécanisme de défense mu gifaransa, cyangwa defense mechanism mu cyongereza. Gushaka gutanga abagabo isi ibone ko mumeze neza, kandi mu by'ukuri nta kigenda pe. Aho guharanira gushaka ituma mumera neza muri ayo masaha umara kuri social media ushaka kwerekana couple yanyu, ku buryo benshi rimwe na rimwe iyo zisenyutse bicuza post zose bagiye bashyiraho n'amagambo bakoreshaga. Yamubwire muri kumwe mu rugo rwanyu, kandi binaryoha gute se shenge, uzi kureba umukunzi wawe mu maso umwenyura, ukamubwira ndagukunda mugabo wanjye, ndagukunda mugore wanjye, ntako bisa. Nibyo byiza, nibyo by'ingenzi, kuko ni mwe nyine mukeneye kubibwirana. Simpamya rwose ko abandi kari amagambo kuri za social media bajya babasha kuyabwirana hagati yabo, sinzi rwose niba ariko bimeze. Ni byiza niba ushaka kubivuga abantu babimenye, icyo dutumira rwose haza abantu benshi wawe, tubyumve, ubisubiremo, ubivuge, aho kwirirwa ubyandika abakuzi abatakuzi. Nko kuri Facebook umuntu aba afite contacts z'abantu utazi, ibyo rwose ntabwo ari byo
bikwiriye umugore ushaka kurinda urugo rwe. Impamvu ari abagore nuko ari twe dukunda gukoresha social media ku bintu nk'ibyo, ntabwo abagabo bakunze kubikora, ni bake cyane. Kuko iyo ukomeza kwereka rubanda uko mubanye kuri izo social media, abanzi banyu bamenya uko mubanye, ubundi kubinjirira ni ikintu cyoroshye. Ariko niba batababonye bazabakuraho isi nyine. Babigerageza yego, ariko byabavuna byibura. Wiborohereza rero, sibyo nshuti? Kereka niba wikundira kuvugwa. Akenshi abantu batuma bavugwa cyane nibo babigiramo uruhare, nibo babiteye, ugasanga banabavugaho n'ibinyoma. Ni ukuri nibo babiteye, barigaragaza cyane, ugasanga babandi bashinzwe kuvuga ibyo babonye n'ibyo batabonye biraboroheye kubataka, babinjirira bakabavuga. Ako namwirinda, mwibera mu isi yanyu mwicecekeye, niba nabavuga babeshya nta gaciro bizagira rwose, nta mbaraga. Ubwo koko ngize ukuri, guhora ushyira couple yawe kuri social media bikungura iki? Ngiye mfite ikibazo cy'amatsiko. Niba gihari ntacyo, noneho bikore koko, ariko umugore ubereye urugo rwe ikintu cyose kitamwungura ntagitindaho, arakirinda rwose kuko biranamworohera. Ikindi nuko kurinda urugo rwawe ntibivuze kumva nk'uko nari nkomeje kubivuga, kubishyira ahagaragara. Niba urukunda niwo ubizi. Ikindi ntabwo kuba ushaka kurinda urugo rwawe bivuze kwirukana abarugana. Gusa ukwiye kumenya abarugana ni bande. Aha ndavuga abagore bamwe na bamwe usanga bigiza kure famiye y'aho bashatse, ntibakandagire muri urwo rugo ngo batazamusenyera se, kuko abenshi bubaka barahawe impanuro nyinshi zitandukanye, none ugasanga bazibahaye nabi cyangwa babahaye impanuro zitarizo. Ugasanga wa mugore nta mwanya wo kubisesengura yagize, ahubwo uko bazimuhaye niko ahise azishyira mu bikorwa. Niba afite nyirabukuru urugero akamwigizayo mu buryo kandi nabwo butari bwiza, ayo ni amakosa rwose, kuko umuryango wakubyariye umugabo ni uwo kubahwa cyane. Yewe niyo wawushaka musanze bafitanye utuntu tw'amakimbirane, ukora nk'umunyabwenge, ntawe wigijeyo, ahubwo bonyine bakaba bakwigizayo. Nyamara utabaye iciro ry'umugani ngo umugore utwanga, ukamenya kubasura rimwe na rimwe, bo babasura nabo ukamenya kubakirana urugwiro. Abagira amatiku ntubihe umwanya, ukabirinda, kuko utakubonye nta kuvuga, niyahimbye nta gaciro bigira, nkomeze mbivuge. Inshuti zawe nazo kurinda urugo rwawe ntibivuze kuzigizayo cyangwa nanone guhorana nazo mu rugo rwawe. Umenya uko ubana nabo, ntimubipfe, kuko agahararano mwarabibonye kenshi kakorewe mu rugo rwawe gasoza kabyaye intambara. Ugasanga urugo rwawe ni inshuti zawe zahinduye aho basohokera buri cyumweru, amafeta adashira, umugabo yewe akabura ubwinyagamburiro kandi akabura uko yanabikubuza, kuko abona ko byakurakaza. Nawe ntubyitaho, waradamaraye ngo ufite umugabo, umwana mwiza w'imfura rwose, arandeka nkinjoyinga nkinezeza n'inshuti zanjye. Ntabwo ari byo, kuko uko bazi wawe kenshi ni kuba wanabatekeye, ni kuba wakiriye, mbese kubakira. Kandi ibyo ngibyo nta nubwo baba babigufashije. Murabizi ko abantu bamwe na bamwe kuri iyi si dukunda iby'ubuntu, tuzajya duhora twiyizira nyine kurya iby'ubuntu. Ibyo byose ari umutungo w'urugo. Izo fete zihoraho ugasanga buri kanya, sheri 100 ndashaka kwakira abanaba, weekend itashe sheri 100 ndashaka kwakira abanaba, indi gutyo. Kandi izo fete mu by'ukuri ziba zifite akahe kamaro? Zirakungura iki? Ese muragize inama? Murateganya iki muri ejo hazaza? Kandi uko bahakeya, uko basekera, niko bakomeza kuza. Ibyo ngibyo bibangamira umugabo wawe, cyangwa se niba ari umugabo ubikora kenshi bibangamira umugore we, akaba yabura uko abikubuza. Umugabo wawe rero ejo nibatangira kumumenyera bamuguteretera hejuru, uzavuga ngo nta nshuti zibaho, baraguhemukiye, n'abana babi, kandi ari we wabiteye. Rinda urugo rwawe, menya abandi baruzamo, ryari baruzamo. Ngaye nguko muri make inyigisho idufashe gukomeza kurushaho uko twarinda urugo rwacu. Ni Kaneza umugabo, ndabashimiye, mukomeze musangize n'abandi inyigisho za Menya Uhinduke.